nongeye kandi gusaba abagize FPR inkotanyi bagiye kugira abahagarariye mu nzego zose z'ubutegetsi kumva ko bari mu mutuzo hamwe n'abandi banyarwanda nta rusaku rw'amasasu, bityo tugashakira hamwe icyateza kurushaho igihugu cyacu imbere. Ingabo z'u Rwanda ndifuza cyane muri uyu mwanya kubashimira mwese kandi nkabashimira mu izina ry'abanyarwanda bose, mbashimira ubutwari mutahwemye kugaragaza murwanira usugire bw'u Rwanda rwacu. Aya masezerano y'amahoro amaze gushyirwaho umukono nayatuye abanyarwanda bose, namwe rero ndayabatuye. Mwashoboye kurengera u Rwanda kandi ntimuzabiteguzukaho. Ndagusuje ngo haye ikaze kuri Up Rwanda Radio TV. Je nitwa Isaac Neza. Kora subscribe niba utarabikora kugira ngo ntugacikwe n'amakuru n'ibiganiro byacu. Tariki ya 29 Werurwe 1991 mu gace ka Nsele Kinshasa hasinywa amasezerano ya mbere hagati ya FPR inkotanyi n'iyari guverinoma y'u Rwanda agamije guhagarika imirwano. Yasinywe hashize amezi 5 ingabo za FPR inkotanyi zitangije urugamba rwo kubohora igihugu nyuma yo kwinangira kwa leta ya Perezida Habyarimana ku busabe bw'impunzi z'abanyarwanda zarahejejwe ishyanga. Ku ruhande rwa guverinoma y'u Rwanda, amasezerano yo guhagarika imirwano yasinywe n'uwari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Kasimiri Bizimungu, mu gihe ku ruhande rwa FPR inkotanyi yasinywe na General Major Paul Kagame wari Vice Perezida akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'uwo muryango. N'amasezerano yasinywe nyuma y'iminsi intumwa z'impande zombi ziganira ku buhuza bwa Zaire yayoborwaga na Perezida Mobutu Sesesco. Tito Rutaremara n'umwe mu ntumwa za FPR inkotanyi zitabira ibiganiro byahuje impande zombi mbere y'isinywa ry'amasezerano hagamijwe ko icyo FPR inkotanyi yasabaga cyubahirizwa no ku ruhande rw'u Rwanda imirwano igahagarara. Ibiganiro bya mbere bihuza impande zombi byabereye mu mujyi wa Goma. Tito Rutaremara avuga ko nubwo yari imishyikirano nta ruhande rwicaraga rurebana n'urundi. Intumwa za guverinoma y'u Rwanda zicaraga mu cyumba cyazo, iza FPR inkotanyi zikicara mu kindi cyumba, hanyuma bagakoresha inyandiko n'umuhuza kugira ngo buri ruhande rumenye icyo urundi ruhande rutekereza. Rutaremara ati icyo gihe bamwe babaga bari ukwabo abandi bari ukwabo, noneho abahuza bazayire b'icyo gihe akaba ari bo bagenda batubwira ngo bavuze gutya, iki kibazo muragisubizaho iki? Tugasubiza. Inama yakurikiyeho yabereye Badorite, umujyi uherereye mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'umurwa mukuru Kinshasa, ari naho hari urugo rwa Mobutu Sesesco. Abitabiriye iyo nama ni Perezida Mobutu Sesesco, Perezida Habyarimana, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Pierre Buyoya wayoboraga Burundi n'uwari Minisitiri w'Intebe wa Tanzania. Uwo munsi cyagombaga kuganirwa n'ibitekerezo byari byatangiwe Goma n'impande zitavuga rumwe no kubinoza kugira ngo bihabwe umurongo. Ibyemeranyijwe uwo munsi nibyo byavuyemo amasezerano yo guhagarika imirwano yasinyiwe Nsele. Tito Rutaremara abajijwe icyatumye leta Habyarimana yemera imishyikirano mu gihe yari yaranze kumva mbere hose ubusabe bw'impunzi, yagize ati Habyarimana yibwiraga ko RPF wenda ari akantu gato yatsinda, abona atayitsinze kandi yarahamagaye abasirikare b'Abazayirowa n'Ababirigi bagenda batayitsinze, Abafaransa ariko nabo byaranze batarayitsinze, Abazungu nabo baranamubwiraga bati aba bantu mwavuganye. Yakomeje agira ati yigira ikintu wenda cyiza kitumaraho cyangwa kikatwirukana ntabwo yajyaga kujya mu mishyikirano, ni igitutu twamushyiragaho n'icy'abo bazungu bamushyiragaho. Icyasinyiwe Nsele no guhagarika imirwano, hakurikiraho ibiganiro byagombaga gutuma ibyo FPR inkotanyi yasabaga byemerwa. Rutaremara avuga ko atari ko byagenze kuko uretse guhagarika imirwano leta ya Habyarimana itifuzaga ibindi biganiro. Ati icyo leta y'u Rwanda yangaga nuko twicara tukaganira ku bibazo nko kubaza ngo impunzi zataha ryari, ingabo bizagenda bite, leta izemera ite. Ibyo nibyo kwa Habyarimana batashakaga. Twe tukavuga tuti niba ari ukuganira tugomba kuganira ku bintu byose. Icyo ntabwo bashakaga kucyumva. Mu masezerano ya Nsele hari hemejwe umubare runaka w'ingabo ku mpande zombi zagombaga gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yo guhagarika imirwano. Tito Rutaremara avuga ko umunsi wo kujya gukurikirana uko bimeze, ingabo z'u Rwanda zangiye iza RPF kwinjira, umwuka mubi ukomeza kuzamuka. Yavuze ko umusaruro amasezerano ya Nsele yagize ari umwe wo gufungura bamwe mu bari bamaze iminsi muri gereza bashinjwa kwitwa ibyitso by'inkotanyi. Bivuga ko nyuma y'ibyo biganiro hari abaturage bagera ku 5,000 bafunguwe hirya no hino mu gihugu bari barafashwe bitwa ibyitso by'inkotanyi. Ati ikintu yagezeho kimwe nuko twari twashyizemo ko bari yabafunzwe nk'ibyitso bafungurwa, batangiye kubafungura ariko nicyo gusa kuko intambara zarakomeje, kuko hari ibyo batashyize mu bikorwa. Mu bitarashyizwe mu bikorwa bigatuma FPR inkotanyi yubura imirwano, harimo no kutemera kuganira kuri bya bibazo byari byatumye intambara itangira, byo kugaragaza uko impunzi zataha nuko bizagenda zimaze kugera mu gihugu.
ibihugu bitandukanye byakomeje ubuhuza hagati y'impande zombi kugera muri Kanama 1993 ubwo hasinywaga amasezerano ya Arusha yari yitezweho guhosha imirwano n'imvururu zari zimaze imyaka 4 mu Rwanda. Leta ya Habyarimana yakomeje gutinza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha kugeza kwa 6 Mata 1994 ubwo indege yaraswaga bugake jenoside yakorewe abatutsi itangira mu gihugu hose. Uyu munsi turakugezaho ijambo Perezida Habyarimana yavuze nyuma yo gusinya amasezerano y'amahoro na FPR Inkotanyi. Maze rero gushyira umukono mu izina ryanyu kuri ayo masezerano y'amahoro, nimumfashe banyarwandakazi, nimufashe guverinoma yanyu kuyashyira mu bikorwa, maze imyanzuro yakubiyemo yubahirizwa na bose kandi ibagirire koko akamaro. Mu buryo bwo gukurikiza ayo masezerano hagiye gushyirwaho inzego z'ubutegetsi bw'igihe cy'inzibacyuho kindi, arizo cyane guverinoma y'inzibacyuho yaguwe n'inteko y'igihugu ishinga amategeko y'inzibacyuho ndetse n'ingabo nshya z'igihugu. Izo nzego zikazahurirwaho na FPR Inkotanyi. Ndagira ngo nsabe nkomeje amashyaka yose ndetse nsabe na FPR ubwayo, ariko cyane amashyaka yiyemeje gushinga guverinoma y'inzibacyuho yaguye, nyasabe gushishoza, nyasabe gushyira mu gaciro. Mbasabye kurangwa no koroherana no kudatsimbarira ku bitekerezo, agakorwa ibishobotse byose kugira ngo aho tugeze hatazagira ubangamira undi mwishyirwa mu bikorwa by'ayo masezerano y'amahoro. Ni ngombwa kandi ko ayo masezerano y'amahoro amaze gushyirwaho umukono akomeza gusobanurirwa abanyarwanda kugira ngo abacengere koko, maze uwayitwaza wese yimirije imbere kuyatambamira kubera inyungu ze bwite cyangwa se izabo baba bafatanije azahite yamagana. Nsabye rero guverinoma kuyasesengurira abanyarwanda. Nsabye itangazamakuru ari irya leta ari iry'abigenga kwigisha ayo masezerano uko ateye n'uko agomba kumvikana, maze ayo masezerano akaba koko umuhuza nyakuri w'abanyarwanda aho bari hose, ari mu Rwanda ari no mu mahanga. Banyarwandakazi, nk'uko nayo batangarije ku itariki ya 1 Nyakanga ishize, igihe twibukaga isabukuru ya 31 twibukaho ubwigenge bw'igihugu cyacu, ndifuza kongera kubibutsa ko ubu ngubu dutangiye ibihe bishya, ibihe buri wese asabwa gutanga n'ingufu ze zose umusanzu ashoboye kugira ngo twubake igihugu cyacu. Muri urwo rwego ndagira ngo nongere nsabe ko buri munyarwanda wese yakwitegura n'umutima utuje kwakira no kuzabana neza n'abanyarwanda bandi bazabatahutse, maze twese hamwe tugashishikara kubaka u Rwanda rwacu mu mahoro no mu mutekano. Nongeye kubwira abo bose nimuze muri isanga muri icyo gihugu cy'abasokuruza, igihugu mwari mwaravukijwe kubera impamvu twese zitaduturutseho. Nongeye kandi gusaba abagize FPR Inkotanyi bagiye kugira abahagarariye mu nzego zose z'ubutegetsi kumva ko bari mu mutuzo hamwe n'abandi banyarwanda, nta rusaku rw'amasasu, bityo tugashakira hamwe icyateza kurushaho igihugu cyacu imbere. Ngabo z'u Rwanda, ndifuza cyane muri uyu mwanya kubashimira mwese kandi nkabashimira mu izina ry'abanyarwanda bose, mbashimira ubutwari mutahwemye kugaragaza murwanira usugire bw'u Rwanda rwacu. Aya masezerano y'amahoro amaze gushyirwaho umukono nayatuye abanyarwanda bose, namwe rero ndayabatuye. Mwashoboye kurengera u Rwanda kandi ntimuzabiteguzukaho.
murakomeze mube maso. Mwashoboye kwima amatwi abari bagambiriye kubadohora, muzahore mubishimirwa. Twibuke rero intwari zacu zatabarutse, twibuke abacu intambara yamugaje, twibuke imiryango yanyu yahangayikishijwe n'iyi ntambara. Mwese uko muri ingabo z'u Rwanda, Abanyarwanda twese turabishimiye kandi turabashimira. Tubashimira ubwitange mutahwemye kutwereka, muharanira ubuzima bw'Abanyarwanda, muharanira ubusugire bw'igihugu cyose. Tubijeje ko tutazahwema kububaha no kububahiriza. Namwe kandi nimubanire Abanyarwanda bose, mubereke ko ari bo mubereyeho, maze igihango mwari mufitanye n'Abanyarwanda mbere y'intambara gituma amasezerano y'amahoro aba uruhererekane hagati yanyu nabo. Nimuharanire umutekano wabo, maze mubisangemo aho kugira ngo babikange. Banyarwanda, Banyarwandakazi, iyi ntambara yazanye intwaro nyinshi muri iki gihugu, maze ubugizi bwa nabi buriyongera kandi bwiyongera bwitwaje izo ntwaro. Ndasaba guverinoma ko iziga uburyo bwose bushoboka kugira ngo ubwo bugizi bwa nabi bwakomejwe cyane cyane n'iyi ntambara bushobore gucyahwa, maze abaturage bagira amahoro. Nifurije inzego z'ubutegetsi zizaturuka kuri aya masezerano, cyane cyane guverinoma n'inteko ishinga amategeko by'inzibacyuho, kuzayoborana ubushishozi bwinshi igihugu cyacu mu gihe cy'inzibacyuho gitaha kizamara amezi 22 kikazarangizwa n'amatora. Nifurije ingabo nshya z'igihugu kurangwa na discipline. Nzifurije kuzahuzwa no kumva ko zigomba guharanira ubumwe bw'Abanyarwanda bose, zikarangwa n'ubwumvikane n'ubwiyunge hagati y'abazigize bose. Muri iyi minsi, Banyarwanda, Banyarwandakazi, muri iyi minsi mu Rwanda hose dusaba Imana, tuyisabe ihe Abanyarwanda bose, ariko cyane cyane ihe abayobozi babo ubwitonzi buhagije kugira ngo u Rwanda rwacu rwongere urangwe n'ubumwe bw'Abanyarwanda, rwongere urangwe n'amahoro, kandi abarutuye bongere bitabire koko amajyambere y'igihugu, amajyambere kuri bose, amajyambere hose, amajyambere asaranganijwe.